Mwiriwe abaduteze amatwi kuri uyu munsi. Ankora nari mfite ikibazo. Nari ndimo gukurikirana ikiganiro kuri YouTube cy'abantu bajya mu gihugu cya Miami gushakayo akazi. Umusore yasobanuraga ibibazo yahuye nabyo ngiyo, uburyo nyine bababeshya ngo bagiye kubaha akazi, bagerayo ugasanga ahubwo si akazi, ahubwo birenze n'uburetwa. Icyo kintu waba ukiziho iki? Njyewe rero mu bisobanuro mfite rero icyo kintu uburyo nkizi, reka mbonereho umwanya rero wo gusobanura, wo gutanga ibitekerezo. Ese ubundi twisanze dute mu mahanga? Ese umuntu ajya ate mu mahanga? Ese umuntu ajya ate za Buraya, za Canada, za Amerika, iyo yose umuntu ahagera ate? Ese hari uburyo bufungutse, buri official cyangwa officiel umuntu yagenda agasaba akajya gutura muri ibyo bihugu? Yego birahari pe. Reka mbishyire nko mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ukuba ufite ubushobozi, ufite amafaranga. Tuvuge ufite nka miliyoni z'aho ngaho, miliyoni 20, ufite bizinesi ikora yinjiza nk'amafaranga buri kwezi, wenda nka miliyoni. Nkubwije ukuri ko wajya mu gihugu icyo ari cyo cyose, cyangwa ukohereza umwana wawe kwiga mu gihugu icyo ari cyo cyose. Ikiba gisabwa n'iki rero? Ni ukujya online igihugu ushaka. Tuvuge urashaka kujya mu Bwongereza, tuvuge urashaka kujya muri Canada, tuvuge urashaka kujya muri Espagne, tuvuge urashaka kujya muri Amerika, tuvuge urashaka kujya muri Canada no mu bindi bihugu byose. Wowe ujya kuri ambasade, website yabo hari uburyo basaba kisabira. Waba utari umuntu umenyera ibintu bya computer, hari abantu amajansi ujyayo ukababwira, ubwo urumva ko muri make ugiye kwa kundi umuntu ngo akore iyo serivisi, ibyo byose arapaka amafaranga, cyane yuko ariko kazi kamutunze, urumva ko ari guca amafaranga menshi, urumva. Ariko iyo uri umuntu usobanukiwe, wize, ujya aho ngaho ugasoma ukareba ibyo basaba. Icyo nkwijeje yuko iyo barebye kuri konti koko mu byo bagusaba ikikujyanye hariya, nicyo kintu cya mbere. Ikintu kikujyanye hariya, kino kintu tuzakiganiraho cyane. Impamvu ikujyanye hariya, tugiye gusura muri famiye, bashaka kubaza iyo ni famiye ikora iki, bakora iki, bashaka kugusaba ko bakwandikira niba arwaye abo bantu nyine, kugira ngo bamenye impamvu ikujyanyeyo, urumva. Ishuri bakabanza kubwira ngo banza usabe ishuri nyine rikwemerera umwanya, urumva. Bizinesi, ese ni iyihe bizinesi ugiye gusura? Abo bantu se bateganyije abantu ko bazaza kubasura, ibintu nk'ibyo byose. Bityo rero nshatse kuvuga yuko muri uko gusaba utanga impamvu zikujyanye hariya. Akenshi rero ubanza kuvugana n'abariya abantu aho uzashyikira. Ahangaha ndashaka kugaragaza ikintu kimwe, bivuga ko niyo bazaguha visa, waraguze n'itike, nta garanti ufite kuzinjira muri icyo gihugu. Yes, nongere mbisubiremo. Ushobora kuba ufite visa ije muri kino gihugu cy'Ubwongereza, n'itike warayiguye kuri ambasade, wagera ku kibuga cy'indege yagurutse aho ngaho iwanyu, ugeze ku kibuga cy'indege cy'ahangaha, ntumenye kwisobanura, ntufite ibarwa yabagutumiye ngo uyibereke, ku izina ry'Imana baragusubizayo. Yes, kuba baraguhaye visa ntago bivuga yuko ibintu byose ari imiryango ifunguye yo kugenda winjira gusa. Oya, bigomba kuba unabyitwaje ibyo byangombwa, ubabara umuyaga. Ikindi rero cyo nshaka kongeraho aho ngaho ni uko icyo cyari kimwe, kuje gusura, kuje kwiga, kufite ubushobozi. Hari none n'abandi
bijugunye nyine, ugasanga umuntu arakubwiye uzaze nzagufasha ibiki n'ibiki, kuko ashobora kuba agufasha afite ubushobozi aho ngaho muri za ambasade, ibiki n'ibiki, afite ubushobozi akaba yabigukora rwose, akakuzana rwose, akakwinjiza nta kibazo rwose. Ibyo birahari, ariko ni ka ziri reya cyangwa rare cyane kuri ubwo buryo. Ni ibintu bidakunze ni nk'umuntu umwe kuri miliyoni bibaho, umwe kuri miliyoni. Ubwo rero sinshatse kuvuga kaya gatatu yaba ari abantu banyura mu mazi, urumva, yo ntacyo nayivuga, yo niyo kwiyahura, nta n'impamvu nanayiganira, kuko ni nko kwishyira umugozi mu ijosi. Iyindi rero ni abantu b'impunzi, abantu baba barahungiye mu bihugu, ugasanga bigeze mu gihe igihugu kibafashe ngo kiraza kikabarundarunda kigatwara, urumva. Iyo ni tuvuge nyite ko ari iya gatatu, urumva. Akenshi ni muri ubwo buryo abantu bazamo, urumva, kandi ni procedure ikomeye cyane, ikomeye. Ariko tuzajya tubiganiraho mu buryo bwinshi cyane, mbaha amakuru kuri izo ngingo, ku buryo rimwe na rimwe ku bashaka gutembera ni ikintu cyiza pe. Gutembera ni byiza, kwereka uburyo abantu baganira, uburyo imico y'abantu, ibihugu byateye imbere koko, ese uko twabibonaga niko bimeze, ese ni byinshi cyane umuntu ahigira iterambere ryaho, urumva. Bya bindi tubona, icyo nababwira icyo nagusubiza nk'umuvandimwe ni uko bya bintu ubona kuri televiziyo akenshi siko tubibona hano hanze. Ibyo tubona hano hanze aho twarahageze turikanga, ugasanga uko umujyi wawubonaga kuri televiziyo urageze wa mujyi ukawubura pe, ukawubura. Harimo n'ibintu byinshi usanga ugeze mu mahanga ukaba wamaramo n'imyaka 20 utaratuza. Iyi ni chapitre ndende cyane, twayimaraho hafi n'imyaka 2 tuyiganiraho, tuzagenda dufataho utuntu tumwe na tumwe, duke tuganiraho imibereho y'abantu, ese barya iki, barya ibyo barya, kugura amazu, kugura imodoka, ese bwa bukire wumva ngo abantu barakize, ese koko ni ugukira, urumva. Koko icyo wakwita gukira ahangaha nicyo wakwita muri Afurika. Hari igihe wasanga umuntu wo muri Afurika ari we ukize kurusha uwahangaha, kubera ko inahangaha ushobora kuba ukora amafaranga menshi cyane, ariko fagitire wishyura ugasanga nayo kuzigama ni ikibazo. Ni byinshi cyane tuzaganiraho. Dukomeze to stay in touch, ubaze ibibazo byose, ngende open. Ubwo namwe mudukurikira kuri runo rubuga rwacu, mubaze ibibazo byose, ngewe ndi tayari kubasubiza, tugirane inama kugira ngo tugire iterambere. Burya ni ibitekerezo, iterambere ryose riva mu bitekerezo, kandi ibitekerezo biva aho mu kuganira kw'abantu, ntabwo bipfa urumva. Hari ibitekerezo yego umuntu aba afite ku giti cye, ariko noneho ugahura na realite burya akenshi ni umuntu uyikubwira, akayikubwira ukaba ufite expectation yawe ushyira hejuru. Umuntu iyo yahigereye nibwo akubwira ko ugomba gutuza. Expectation yawe uri hejuru uyishyire hasi, ugatoka ko ibyo utekereza siko bimeze. Bityo rero byazagenda bidufasha twembi tukagira iterambere. Kandi nkaba mbashimiye abadukurikiye muri kino kiganiro cyacu kuri sheni yacu ya itamutamu. Ubwo turi kumwe, kandi mukomeze mugire umunsi mwiza, ntimwibagirwe gukurikira ibindi biganiro tuzajya dukomeza kubagezaho muri iyi channel yacu. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe n'umusaza Momo, munyite umusaza Momo, uzajya ubaha ibiganiro, ibitekerezo ku bintu byose twahuriye nabyo hano i Buraya. Ese i Buraya hari byinshi bihabera, kandi mukeneye kubimenya, tubyigireho twese. Kandi nk'uko nabivuze, mugire umunsi mwiza. Ciao, bye.